Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo, buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, ndabashuhuje, muri kumwe nanjye Mame Ebenezer. Haleluya, Yesu shimwa, haleluya, Mana data shimwa, haleluya, nyiricyubahiro himbazwa, haleluya, Yesu ni muzima, haleluya, twarababariwe, haleluya, Mwuka wera w'Imana himbazwa, haleluya, Mwuka wera ashimwa, haleluya, turi kumwe nawe, haleluya, uratubyukije, haleluya, dusubijemo umwuka ku buntu, haleluya, uri mu ruhande rwacu, haleluya, mu ijuru no mu isi, haleluya, muri iki gitondo, haleluya, hafi na kure Kristo ariho, haleluya, dufite imbabazi, haleluya, dufite ubuntu, haleluya, dushubijwemo imbaraga, haleluya, twebwe turabanesha, haleluya, twaratsindishirijwe, haleluya, dufite izina rya Yesu dukoresha, haleluya, twararihawe mu isi no mu ijuru, nta rindi zina uretse izina rya Yesu Kristo ryahawe abantu, ni twebwe, haleluya, si twebwe tukiriho ahubwo ni Kristo uriho muri twe, haleluya, ubuntu bukomeye ko Kristo ari muri twe, ko Kristo atura muri twe, haleluya, mu gitondo cya kare mu museke, haleluya, mu gitondo bumaze gucya, haleluya, mu gicamunsi, haleluya, mu mugoroba, haleluya, nijoro, haleluya, igicuku kinishye, haleluya, uri nyiribihe wowe mwami, wowe mugenga w'ibihe byose, haleluya, ko turi amahoro, haleluya, ko turinda dusinziriye tukabasha kubyuka tukaba tugihumeka, haleluya, kubw'uyu munsi twongere ku bugingo bwacu. Mana data ushimwe ubiduhaye, Yesu ushimwe niwe tubikesha, Mwuka wera w'Imana niwe ubisohoza ku isi, ushimwe, haleluya, amen, umwami ashimwe. Kadusome Yeremiya igice cya 50 umurongo wa 17 kugera ku wa 20. Yeremiya igice cya 50 umurongo wa 17 kugera ku wa 20. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Abisiraheli bazakizwa. Isiraheli ni intama yazimiye, intare zaramwirukanye. Ubwa mbere yariwe n'umwami wo muri Ashuri, none ubuheruka Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yamuvunnye amagufa. Cyo gituma Uwiteka Nyiringabo, Imana ya Isiraheli, ivuga ngo dore ngiye guhana umwami w'i Babuloni n'igihugu cye nk'uko nahanye umwami wa Ashuri, nawe Isiraheli nzamugarura mu kiraro cye, azaragirwa i Karumeli n'i Bashani, kandi ubugingo bwe buzaragira mu mpinga z'imisozi ya Efurayimu n'i Gileyadi. Muri iyo minsi no muri icyo gihe igicumuro cya Isiraheli kizashakwa kibure, n'ibyaha bya Yuda nabyo ntibizaboneka, kuko nzababarira abo nasize mbarokoye. Haleluya, niko Uwiteka avuga, amen. Imana izababarira abo yasize barokoye. Isoma ijambo kumva uri gufashwa. Abisiraheli bazakizwa. Twebwe ntabwo turi Abisiraheli, tuba abana b'Imana. Tuzi ko Abisiraheli ari ubwoko Imana yatoranije, tuba abana b'Imana cyangwa se tuba ubwoko bw'Imana kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Ahangaha hari Isiraheli ushyiremo amazina yawe, ngiye Mame Ebenezer ndakizwa, ushyiremo uyu munsi, uri somo ubunona, ngiye Mame Ebenezer, Yesu arankiza, data arankiza, Imana irankiza,
nubwo dukora ibidakwiriye, ngo Isiraheli ni intama yazimiye. Hari ibintu byinshi, ibyaha bituma tuva imbere y'Imana mu bwiza bw'Imana tukazimira. Muri uko kuzimira duhuriramo ibibazo, muri ubwo buzima duhuriramo ibibazo, ariko icyo nakundiye Data, ikimushishikaje ni ukutugirira neza, ikimushishikaje ni ukuturokora, ikimushishikaje ni ukudukuraho ibyatuvunnye amagufa, ikimushishikaje ni ukudutabara, akavura amagufa yacu yavunaguritse. Reka nsome wumve. Isiraheli ni intama yazimiye, intare zaramwirukankanye. Ubwa mbere yariwe n'umwami wa Ashuri, none ubuherukane Nebukadinezari w'i Babuloni yamuvunnye amagufa. Nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo, Imana ya Isiraheli, ivuga ngo dore ngiye guhana umwami w'i Babuloni mu gihugu cye nk'uko nahannye umwami wo muri Ashuri. Nawe Isiraheli nzamugarura mu kiraro cye, azaragirwa i Karumeli n'i Bashani, kandi ubugingo bwe buzaragira mu mpinga z'imisozi ya Efurayimu n'i Gileyadi. Muri iyo minsi no muri icyo gihe igicumuro cya Isiraheli kizashakwa kibure, n'ibyaha bya Yuda nabyo ntibizaboneka, kuko nzababarira abo nasize barokoye, ni ko Uwiteka avuga. Ni ukuvuga ngo aho twayobera hose, icyo Imana yifuza ni uko tugaruka, iratubabarira. Muri iki gitondo rero hariho imbabazi, turasengesha imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana zatumye muri iki gihe Abisiraheli bibukwa, nizo zitumanukiye natwe kugira ngo tubabarirwe kandi twibukwe. Aba bashuri, buri wese agira umwashuri we, buri wese agira Nebukadinezari we. Aho bari baratuvuniye mu kwezi gushize, ibyatwirukankanye, ibyatuvunnye. Ushaka utaravunitsa igufa rifatika, ukavunika mu mutima. Ushaka utaravunitse mu mutima, ukavunika koko, ukumva umutwaro uraremerewe, ibitugu byawe ukumva biraremerewe kubera ko wikoreye ibintu byinshi. Data ahabwa icyubahiro, we watwibutse. Ni igihe Imana ihagurutse kurwanya ibyaturwanije, kuko nyuma yo kubabarirwa nta rubanza, nyuma y'imbabazi nta rubanza, nyuma yo kwicara imbabazi zatumanukiye tukababarirwa, ibicumuro byacu bikavaho. Haleluya! Kuko twihannye, nta kabuza Uwiteka aratugirira neza. Uwiteka aromora inguma, arapfuka amagufa yacu yavunitse, aratugirira ubuntu, aratugarura hacu. Ni ukuvuga ngo aba bantu bari barimuwe mu byabo, natwe hari aho twimutse. Hari ibyo Satani yadukuyemo, hari ibyo abantu badukuyemo, hari iby'iminsi yadukuyemo kandi twari tubyemerewe, hari ibyo abagome badukozeho. Ibyo byose nibyo byahagurukije Uwiteka kugira ngo adusubize mu kiraro cyacu, kugira ngo adusubize aho dutegerezwa kugera, kugira ngo atugeze aho tugomba kubarizwa. Haleluya! Ndagutangariza ko hari abantu baba ku misozi itariyo, ugasanga umuntu ahora ku musozi w'uburwayi, ntabwo ari aho Yesu ashaka, yaje ahubwo kuhadukura. Haleluya! Haleluya! Ngo bazaragirwa i Karumeli. Muribuka ibyabereye i Karumeli. Umuriro waramanutse, habera ibitangaza by'Imana, bya bindi bikomeye. I Karumeli, ku musozi w'i Karumeli, umuriro waramanutse, igitambo kirashya. Haleluya! Imana irigaragaza, biramenyekana. Ni igihe Imana ije kwigaragaza mu buzima bwacu ngo bimenyekane ko ari Imana twasenze, twazindutse gushaka, ko ari Imana yumva gusenga kwacu. Gileyadi. Haleluya! Ni igihe cyo guhagarara mu byasezeranijwe tubirebesha amaso, apana kubyumvira mu mwuka, ahubwo amaso yacu akabibona. Umwami ahimbazwe, umwami ashimwe ko yatugeneye ubuntu iki gitondo.
ndamushimira ko Imana imanukanye imbabazi no kutugirira neza. Muri uko kutugirira neza hakaba harimo kugarurwa mu byacu. Hari ibyacu twakuwemo, hari ibyacu byatakaye, hari ibyacu twabuze twari tubigenewe. Ni igihe Uwiteka aje kubiduhesha. Umwami asingizwe, umwami ahimbazwa, tumanuriye imbabazi n'ubuntu bukomeye. Haleluya. Data ndagushimiye, ijambo ryawe ni ukuri. Waradukije kubw'amaraso ya Yesu, natwe turi abana bawe. Nduwawe mwami, nduwawe Yesu. Igitondo ndisengeye buri wese mwami, buri gitondo yifuje kwisengera. Mazina yacu turayindika mu maraso yawe. Tubabarire, mu mbabazi zawe birashoboka. Aho twari twarayobeye, aho imitima yacu yari yarayobye mu bitekerezo bimwe no mu buryo bumwe n'ubundi, turi hano mwami. Twoze ntabwo tugishaka kuzimira, ahubwo turashaka kuba ku birenge byawe. Ntabwo dushaka karindagiza, ahubwo turashaka kuyoborwa nawe. Ntitugishaka kwiyobora, dushaka kuyoborwa nawe mwami. Haleluya. Shimwa Yesu, shimwa mukiza mwiza, shimwa gitare cy'amahanga, shimwa nyir'icyubahiro, nyir'ububasha, nyir'ubushobozi. Izina ryawe ni ryera, izina ryawe ni ryiza. Turasenze mwami kugira ngo wowe wahagurutse kutugirira neza ubisohoreshe umwete wawe. Abashuri bose bari baturiho, bari baraduhemukiye, bari baratuzahaje, uzadukize kuko ijambo ryawe rivuze. Haleluya, haleluya, haleluya. Ugire ibyo duhaniye iki gitondo, ugire ibyo duhaniye, ugire ibyo wirukanye, ugire ibyo usenyeye, ugire ibyo ufunze mu izina rya Yesu. Kandi ndagushimira papa, uhagurukiye kubisohoza, uhagurukiye kubidukorera, uhagurukiye kubiduhesha, uhagurukiye kubitugezaho. Haleluya. Ndagushimiye ko tugaruye ahacu mwami. Hari ibiraro byacu twakuwemo, hari ahacu twakuwemo. Ndagushimiye ko hadushubije igitondo. Kubw'uyu munsi, ubuntu bw'uyu munsi harimo no gusubizwa ibyacu twambuwe, ibyo twambuwe. Urakoze mwami kudusubiza ibyacu twambuwe, kudusubiza agaciro kacu twambuwe, kudusubiza ibihe byacu twambuwe, kudusubiza haleluya ibyacu mu isi y'umwuka, mu isi y'ibifatika twambuwe. Urakoze Yesu, uhindura amateka. Uyu mwuka wo kwamburwa ushya ukongoke. Wa mwuka watwamburaga ibyacu, wa mwuka wariganyaga ibyacu, wa mwuka wasubizaga inyuma ibyacu, usutsemo umuriro w'Imana ushya ukongoke. Ni igihe cyo guhabwa ibyacu. Turakira ibyacu Imana izanye, turakira ibyacu Mwuka Wera ahagurutse gusohora. Turabyakiriye mu maboko yacu, mu biganza byacu. Twakiriye kurwanirirwa n'Imana, twakiriye kurwanirirwa n'Imana ku bami ba Ashuri bari baraduhagurukiye. Twakiriye kurwanirirwa n'Imana kuri ba Nebukadinezari bari baraduhagurukiye. Urakoze mwami, urakoze Yesu, urakoze kari igihe cyo gutura i Bashani, urakoze kari igihe cyo gutura i Karumeli, urakoze Yesu kari igihe cyo kubona imisozi yacu y'i Gileyadi, kari igihe cyo kubona mwami imisozi yacu ya Efurayimu, aho tubarizwa mu byiza, mu buntu. Ushimwe Yesu ko ari uhanagura ibicumuro byacu bigasibangana, mu mbabazi biracyakunda. Turagushimiye ko bikoze iki gitondo. Barasa Yesu atwozeho buri cyandiko cyose, icyandiko cy'abantu gihanagura, icyandiko cy'ibihe gihanagura, icyandiko cy'imiryango cyari kituriho cy'ibyaha gihanagura, buri cyandiko cyose cyatugendagaho gihanagurwe. Urakoze Data wa twese, urakoze mwami. Ndagushimiye ko wadutoranije ngo haleluya muri iyo minsi no muri icyo gihe igicumuro cya Isiraheli kizashakwa kibura, n'ibyaha bya Yuda nabyo ntibizongera, ntibizaboneka uko bazababarira, uko nzababarira abo nasize mbarokoye. N'igihe uje kuturokora Mana, turagushimiye ko wadusize ubundi buntu, wadusize ubundi buntu, wadusize, twaratoranijwe, twarababariwe. Urakoze Mana,
urakoze Yesu. Mwuka wera w'Imana udusige, ugumye udusige, ugumye udusige, ugumye udusige kurabagirana, ugumye udusige, udusige mu mwuka, udusige mu mubiri, udusige, udusige. Hari amavuta yawe ujye usiga umuntu w'igiciro akava ku gisuzuguriro. Hari ukuntu ujya usiga umuntu akaba mwiza, akavaho icyangiro. Hari ukuntu ujya usiga umuntu ibyamuburanya ukabicecekesha. Hari ukuntu ujya usiga umuntu aho yari yaratawe abantu bakamwibuka. Hari ukuntu ujya usiga umuntu abatubonye bagafatanya natwe kugushima. Udusige Mana, udusige Papa. Ndagushimiye, ndagushimiye, ndagushimiye. Urakoze Yesu. Karo uturokoye, karo uturokoye ubwawe. Urakoze Mwuka wera w'Imana, karo uturokoye ku byari biri imbere yacu. Karo uturokoye amaboko y'abashuru ukayatuvanamo. Karo uturokoye mu maboko y'Abnebukadinezari. Karo uturokoye, haleluya. Karo uturokoye, urokoye ubugingo bwacu. Karo uturokoye ukarokora amazina yacu. Karo uturokoye ukarokora ingo zacu. Karo uturokoye ukarokora urubyaro rwacu. Karo uturokoye Mwami ukarokora imihamagaro yacu. Karo uturokoye, karo uturokoye kuri uyu munsi, uku kwezi Mwami. Ugumye uturokore, uturokore hafi na kure. Kandi Papa ugumye udusige, kandi uturwanire intambara tuzi n'izo tutazi. Utuvugire hafi na kure. Urakoze Yesu, ndagushimiye. Icyubahiro n'ikuzo bibe byawe. Ndanezerewe. Uwiteka ni wowe Imana, Uwiteka ni wowe ubeshaho. Turagushimiye ko mu buntu bw'uyu munsi harimo kugirirwa neza nawe. Asante Papa. Urakoze Papa. Uyu munsi icyo wategetse ni ukuturokora, ni ukubabarirwa, ni ugusubizwa hacu mu byo twambuwe, ni ukutugirira neza, ni ukudukiza amaboko y'abami b'Ashuri n'Abnebukadinezari baduhataga. Urakoze Mana. Ikintu kirakomeye. ubuntu buratangaje. ubuntu. Asante Papa. Haleluya, haleluya. Shimirwa. Ndagushimiye karo bidukoreye. Ndagushimiye kubiduhesheje. Ndagushimiye ko iki gihe cyo gusozerezwa intambara z'Abashuri n'iz'Abanebukadinezari. Urakoze Kristo. Shimwe kubwo dutangije ibyiza muri uku kwezi. Urakoze Papa, urakoze Papa, urakoze Mwami. Mu isi y'umwuka ntabwo wahasize ko waje kudusiga. Mu isi y'ibifatika ntabwo wahasize ko waje kudusiga. Mwuka wera w'Imana udutwikire, udutwikire, udutwikire aho turi bujye hose uyu munsi. Utuvugire aho, haleluya, ubidugezeho nk'uko Data yabigambiriye byose. Asante Papa. Amen, amen, amen. Umunsi mwiza. Shalom, shalom. Icyumweru cyiza.